kijyanye no kuba yakifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ntago twatekereje icyo, twatekereje ko dufite ababyeyi muri groupe yacu bambara bakarimba nk'uyu nguyu, akaba ari ubufatanye bwa New Vision Shop. Inyoni ngaho ririmba twumve. Inyoni nziza ngwino dukine, ni wabanje rero byagupfurama kuri ayo mababa mama. Umusirikare. Umusirikare. Mbanje kubasuhuza. Yego mama. Bashimira ko mwakoze. Ngiye byanandenze. Nakuru nabona nabivuga. Ni byiza cyane. Navuga ngo mukomerezo n'ahandi mwakoze cyane. Imana isize mwakoye. Ibiganza bye bihora kuri nge, ni urindi intambwe zanjye buri munsi. Ibineza neza binyuzura umutima. Oh Yesu, iyo ndirimbye izina rye. Ibiganza bye bihora kuri nge, ni urindi intambwe zanjye buri munsi. Ibineza neza binyuzura umutima. Oh Yesu we, iyo ndirimbye izina rye. Yanyejeshe amaraso, yanyamitse ubwiza bwe. Arankunda, Yesu arankunda. Arankunda, Yesu arankunda. Iyo ahageze ibibazo birakemuka, amasezerano ye nta na rimwe ajya ahinduka. Yarabikoze ku musaraba i Gologota, aracyabikora kuko ntacyo njya muburana. Iyo ahageze ibibazo birakemuka, amasezerano ye nta na rimwe ajya ahinduka. Yarabikoze ku musaraba i Gologota, aracyabikora kuko ntacyo njya muburana. Yanyejeshe amaraso, yanyamitse ubwiza bwe. Arankunda, Yesu arankunda. Arankunda, Yesu arankunda. Ibiganza bye bihora kuri nge, ni urindi intambwe zanjye buri munsi. Oh Yesu, Yesu, ndagukunda Yesu, urankunda Yesu. Yanyejeshe Yo, this is Badman, Big Man, Papa Fresh OG. Today is the day to help. Nkuko mubibona turangaha hamwe na New Vision Shop, Shedraft and Family. Tukaba ari umubyeyi tugiye gusura wagize ibyago. Nkuko New Vision Shop ari ya mbere mu gufasha usibye no kuzamura impano z'abantu n'ubucuruzi na cinema. New Vision Shop, Shedraft and Family irafasha cyane, nicyo kintu iba irangaje imbere. Nkuko mubibona rero ahangaha dufitemo impano tugiye guha umuntu. Si impano ni ukumufasha umuntu wabigize ibyago. Tukaba turi kumwe n'abandi babyeyi ahangaha tugiye kugendana, kugira ngo murabona. Tukaba turi kumwe na Jafeti
ari we se ni nkandera ni CEO Japhet komera cyane. Okay, komera cyane. Nk'ibisanzwe twebwe turi umuryango mugari ufite icyerekezo. Ibi ngibi turi gukora ni bimwe mu byerekezo bigiye bitandukanye dukora, haba mu guhemba ababyeyi benshi bagiye batubona hirya no hino, ariko uyu munsi twageze ku gikorwa cyo kuba twafasha n'umubyeyi wagize ibyago mufasha we wamufashaga mu kurera abana yitaba Imana. Ariko hagati aho ni Vision Shop chez Japhet and Family ikaba ifite groupe by'umwihariko ibamo abamama nk'uko mubireba, abasaza, urungano, urubyiruko, nk'uko mubibona abagenda bakina filimi bose babarizwa muri G&F mbasura ko ari Japhet and Family. Hagati aho umuryango mugari rero, hagati aho ntabwo tumva ikibazo cy'umuntu ngo tukomeze kuba twakumva ko twaterera iyo ngiyo, ahubwo dushakisha uburyo ki twagera ku muntu kugira ngo natwe twifatanye nawe kugira ngo bari abana ejo batazabura uko babaho kandi bazwi n'umuryango mugari. Umuryango mugari ufite icyerekezo, ibi ngibi ni bimwe mu cyerekezo. Sa murakoze nawe ngo yabibwira. Nanjye nitwa Muhawimana Cynthia cyangwa se Chantal, amazina y'ububyeyi ni Mama Danton. Nitwa Angela Mukakayange, bakaba banzi cyane ku izina rya Mama Teta. Nitwa Ndori David, nkaba ndi umwe mu banyamuryango kandi nkaba ndi umuyobozi umudugudu wa Gakurazo mu kagari ka Kayonza. Nitwa Kwizera Randwari, ubundi nkitwa Sirikore Baritomayo bene Karimu y'undi, nanjye nkaba ndi umunyamakuru w'iyi televiziyo ikorera kuri interinete, nanjye nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba Japhet and Family Kayonza. Nkomeza kubabwira ngo dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hano hanze kiracyari kimeze nabi my friend. Keep watching. Namukaye. yose n'ibiyuzuye ibyawe mwami wanjye ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe oh n'ibyawe nanjye ubwanjye ni wowe nta buri cyise ngufite mwami wowe nta buri cyise ngufite mwami wowe
mwami wanjye wowe unyitaho ku manywa na nijoro kamenyera ubuzima ukwiriye gushimwa mu isi yose no mu ijuru nta wundi ukwiriye gushimwa. Genda se none umva meze ute se meze neza umva naribe nk'ibisanzwe tukaba twaje kubasura nk'uko mute twari bamenyesheje. Aba ngaba mubona inyuma yanjye harimo n'abariya ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nk'uko mubireba ni abanyamuryango bacu bo kuri gurupe yacu yatekereje igikorwa cyo kuba twaza tukabasura. Hagati aho uyu munsi niwo umunsi nyirizina wo kuza gusoza icyo gikorwa ariko kuba mutubonye gushya tuje tubazaniye ndetse n'impamba twitwaje kuyisura umubyeyi w'abana nanone harimo n'uyu mwana. Hagati aho njye amazina yanjye nitwa Mbanzabwa Japhet, nkaba muri make ndi chairman w'umuryango wahujwe mu buryo bwo kuba twakora igikorwa cy'urukundo. Turi umuryango mugari ufite icyerekezo twitwa Japhet and Family. Muri make iyo duha umuntu ikaze mu muryango wacu tumbwe ni ikaze mu muryango mugari ufite icyerekezo, noneho kugera hano bikaba ari bimwe mu byerekezo byacu. Yego, kandi murakoze kutwakira. Twahishimiye. Nanga babibwire. Yego. Nanjye nitwa Muhawenimana Marie Chantal cyangwa se Cynthia. Amazina y'umubyeyi ni Muhaweni, ni Mama Dante. Nitwa Angela Mukakayange, nanjye ndi umwe mu banyamuryango, muri abo banyamuryango. Ndi umumama, banzi cyane ku mazina ya Mushakira. Twishimiye kuza kubasura. Twishimiye. Tukare. Nanjye banyita Mukandi kujyayo Grace. Grace bamenyere kuri Mama Queen. Nanjye ndi umwe mu banyamuryango, ndi umufatanyabikorwa wabo. Byongeye ni n'umuturanyi, nta kandi karusho. Twishimiye kubasura. Mwakoze ni kare. Iriwe muraho. Abibwa ntago munzi se. Ariko no kwivuga ntago biteye isoni ntibikora isoni. Nitwa Ndoli David, ndi umwe mu banyamuryango. Hanyuma ikindi ndi umubyeyi wanyu. Murabizi. Sibyo mwana? Turi kumwe rero ibihe byose, sibyo? Uko Imana izagenda ishoboza abagira neza, hari n'abandi bazaza n'ibindi bizaza. Gahunda ni Uwiteka kandi Imana niyo byose. Okay, barakoze kubibwira. Abangaba rero ntago ari bo bagize umuryango bonyine. Hagati aho turi abantu benshi, twakurikije ibihe turimo, tuza duhagarariye abandi kugira ngo dusohoze ubutumwa mu buryo bwo kuba twatumikitse. Imana yadushoboje twahageze, ariko twishimiye no kubona uyu muvandimwe nawe abasha kudusuhuza. Yakoze cyane. Petit frère, mambo vipi? Aguze gusubiza poa. Upondorire. Upondorire ndi nta. Inkwanye ngo gasome naribi. Mumaranisha imibabaro kubwira nibi byanditswe, kuko mu gicuku cya nyuma aribwo twe tuzarema. Twakira rero nk'uko mwabibonye, iyi nayo ni televiziyo y'umuryango ibisanzwe, ikaba yaraganiriweho mu buryo bwo kuba twakereka buri wa wundi wese wagize uruhare aho ari hose mushimira, uvuga ngo wowe wagize uruhare
mu bijyanye na gahunda yo kuba twavuga ngo dukore igikorwa cy'urukundo, hagati aho akaba ari bimwe mu byerekezo byacu, nk'uko tuvuga ngo ikaze mu muryango mugari ufite icyerekezo. Nongera mbwira na wa wundi wagiye kuri gurupe uyu munsi ko atari ngombwa kuba bavuga ngo ese niba nitanze simbona umwanya wo kujyayo ndemezwa n'iki niba bagezeyo. Twagezeyo nk'uko mubireba, umubyeyi nguyu twamusuye n'abana be hano muri uru rugo. Uru rugo rukaba ari urw'umubyeyi ariko byanga bikunze umubyeyi ntagaba umwe, ababyeyi baba babiri. Twebwe twaje kubimenya ko umubyeyi umwe wo muri uru rugo yaje kuba yakitaba Imana. Twaravuze ngo abasigaje nabo ni barumuna bacu, tugeraho tujye gushaka uburyo ki tubageraho, cyane ko harimo umwana umwe, umwana ubana n'ubumuga, hagati akaba akeneye kaji cyangwa se akeneye kuba yakarabwa cyangwa se kuba akeneye ugasabune, ayo mazi. Nk'uko mubireba hano nta robine ihari, ariko robine mu baturanyi bacu barazifite. Ariko nkangurana buri wese gukora igikorwa cyiza cy'indashyikirwa nk'iki ngiki nk'umunyamuryango witanze, kugira ngo biriya biboneke, tuzitange na robine izaboneke muri uru rugo kugira ngo umwana ajye abasha gukaraba, cyane ko wenda abandi babatuma kuvoma kure wenda bakajyayo, ariko mama wabo nabo urabona ko afite umwana ukiri muto. Hagati aho turagira ngo nawe ubwe ajye abona icyo arya cyangwa kugira ngo abone amashereka yo konsa uriya mwana nawe, kuko ni umwana nk'abandi kugira ngo akure. Kandi hagati aho nkavuga ngo ni wa muntu wese washigikiye kiriya gikorwa cyo kujya guhemba umubyeyi, ndetse na n'uyu munsi ukaba ukikiri inyuma, ndagusaba ngo wongere nanone usubize amaso inyuma, ubwo ngo niba dufashe umubyeyi wabyaye gute tutajya kureba n'uwakuze aho ageze, niba agifite ubuzima buzira umuze. Muri aka kanya tukaba tuvuga ngo twebwe iteka duhora dukore ineza, kuko gukunda ni ugutanga byose nawe ubwawe utisize, cyane ko uhabwa buriya abaruswe n'uwatanze. Ati gute? Wowe watanze uwakiriye aragenda akagushimira, ukabona uwo mugisha ku Mana, cyangwa se gira neza uzayisanga imbere. Hagati aho tukaba twakoze ineza, ndetse nk'uko mubireba ko bigaragara, by'umwihariko nshimira abanyamuryango bose bagize uruhare kuri gahunda yo kugira ngo cya gikorwa kigaragare. Amaboko ya benshi ateganyirizwa, amaboko y'aba bana bazagera aho, bamwe muri bo ni abakazana banyu, abandi ni abakwe banyu. Ni nayo mpamvu tugira ngo dukore babana bazaba bakwe bacu cyangwa se abakazana bacu. Uyu munsi rero turavuga ngo buri wese ufite umutima w'ubwitange, ntabwo byagarukiye ahangaha nk'uko mubireba, nubwo twabashije kugera kuri iriya ntego, hari n'ibindi twifuza kugezaho kugira ngo aba bana bakomeze bakure, ndetse ejo n'ejo bundi babe bameze nk'abo dufite mu ngo zacu. Twebwe wenda dufite uko turara turi uyu munsi, dufite uko twabigenje, bamwe muri twe dufite akazi, ariko abandi ntibagafite, ariko bafite ukuntu buryo ki babona uko bahinga. Dore imyaka urabona ko nta kuntu bimeze muri iyi minsi, ntawe ugihinga ngo yeze neza adafite ahandi hantu ashabikira. Turagira ngo hagati aho buri wese agire uruhare rwo kuba yagifasha abavandimwe, cyane cyane uyu mwana urabona igare rye, nawe ni umwana nk'abandi, ntabwo azabasha gutembera mu bandi bana tutitwaje iri gare mubona. Hagati aho tugira ngo buri wese dufatanye mu buryo ki bwo kugira uruhare muri uyu mwuka uri muri iri gare, kugira ngo dukomeze dufashe umwana atere imbere, kugira ngo ejo n'ejo bundi naba afite impano azayigaragarize, haba kuri iri gare cyangwa ku ikigo, kuko ari ryo yamenyereye, ko ari cyo cyifashisho cy'amaguru cye, kugira ngo agere aho yifuza cyangwa n'intego ye ashaka kugeraho. Mubwira ngo aho uri hose, kuba warakoze subscribe ntabwo bibujije ko ushobora no gufasha umuryango runaka ushaka kugeza igikorwa cy'urukundo nk'iki ngiki ku muturage nk'uyu nguyu, kuko ni bene wacu, ni abavandimwe, ni inshuti, ni umuryango. Twese hamwe rero turi umuryango mugari ufite icyerekezo, n'aba ni abanyamuryango cyangwa se ni inshuti, ni abaturanyi. Para kuvuga ngo ni umuntu w'umuturage waho ngaho, natwe turi abaturage, ariko nta muturage uruta undi. Reka tugerageze niba aricyo dufite dukirose bagenzi bacu, kugira ngo nabo bagire aho bagera. Hagati aho
ntabwo twaje twenyine, buri wese yagira, kuko hari abamama cyane cyane abaje bahagarariye abandi bamama kuri gurupe yacu, kugira ngo nabo ubwabo bababwire uburyo ki twakoresheje imbaraga nkeya tukagenda tuzorganize ko byarangiye havuyemo ibi ngibi, ariko na nyuma yabwo tuzi ko n'ibindi bizaboneka nk'uko mubireba. Hagati aho ntabwo twaje twenyine, twaje turi kumwe nanone n'abaturanyi bagizemo uruhare nk'uko mubireba. Ni amaboko y'impande n'impande nk'umuryango, harimo n'amaboko y'abaturanyi babashije kugira icyo bakora. Tukabanza tukakira umuturanyi umwe mu baturanyi b'ahangaha, yaza akivuga akavuga n'uburyo ki yaje kwisanga muri gurupe n'igitekerezo cyo gufasha abavandimwe uko yakibonye. Ikaze hano. Hagati aho witwa nde? Uri umuturanyi w'umumama? Cyane mu buzima bwa buri munsi, ni n'inshuti yanjye, ni nk'umuvandimwe muri make. Aba bana ese ubazi gute? Aba bana ndabazi cyane, kandi ari umubyeyi ufite ibibazo, twagize ibyago abona umufasha we, bari babashaga gufashanya mu buzima bwose, amubura, afite n'umwana ubana n'ubumuga. Urumva nyine byabaye ibintu bikomeye, ko nta kazi afite wavuga ngo aramutunga cyane. Ujya kumva igikorwa cyo kuba twakunganya imbaraga zo gushyira hamwe, usibye kuba uri kuri gurupe yagize uruhare muri iyi gahunda, ese wabyumvisha ute kugira ngo ugire igitekerezo cyo kuvuga ngo nawe bakwandikeho amafaranga runaka kugira ngo dukore biriya? Njye nkibyumva ku bwanjye numvaga nanjye ubwanjye nakumva nuko bitari gukunda, ariko ubushobozi buke mfite nanjye nagize icyo nkora. Ntacyo mfite nanjye gihagije, ariko habayeho kwitanga. Mwakoze kuba wagitanze, hanyuma ukabona nyuma biraje utabonye ngo ese bya mafaranga yanjye ntanze aguze iki, cyangwa se ko nyahaye uriya muntu abigira iki. Ese ubu noneho bibonye ukurikije uko ubibonye? Sinumvaga ko haba hari n'ibintu bingana gutya. Numvaga ko ari nk'akantu gatoya, akantu kamwe, utuntu tubiri, ariko ndabona ari iduka ryose rwose, ntako mbega mutagize. Wabwira iki bari abantu batureba? Wabwira iki bari abantu batureba kuri gahunda ijyanye no gufasha umuvandimwe cyangwa se inshuti, ku bijyanye no kuba yavuga ngo niba ari igiceri cy'ijana cyagura isabune y'ijana, ariko bibaye ibiceri 10 bikaba 1000, bikagura imiti 2 isabune, byaba ibihumbi 10 bikagura imiti 10. Kandi buri wese yatanze icyo giceri cy'ijana. Ubyumva ute nk'umuntu? Ese nawe niko ubyumva ko izo mbaraga zagaragara cyane? Ikintu cya mbere nababwira ni umutima w'urukundo. Burya ufite umutima w'urukundo ibintu byose birashoboka. Murakoze. Twakakira n'uwa muturanyi nawe tuzi ko nawe yagizemo uruhare. Ikaze mu gikorwa cy'urukundo mu rwego rwo gukora icyerekezo cy'umuryango mugari. Hagati aho nivuze ushobora kuba wanyumvishe, nitwa Mbanzabugabo Japhet, nkaba ndi umucuruzi akenshi mu nzi ko nkorera kuri New Vision, ariko nkaba ari njye wagize igitekerezo cyo kuba nakusanya babakiriya banjye tukakora igikorwa cyo kuremanira, haba wabyaye, wagize ibyago, inshuti n'ubuvandimwe bagize igikorwa cy'ubukwe, tukabafasha muri ubwo bukwe bwabo. Tuza gutekereza ko nubwo dukora ibyo byose dufasha uwabyaye, hari n'uwabyawe akuze ariko ashobora kuba agikeneye izindi mbaraga zo kugira ahandi hejuru, cyane cyane nko kumva umwana nk'uyu nguyu kandi nawe ari umwana nk'abandi, kugira ngo tumufashe kugera ku nzozi ze. Wowe ukibyumva ukagira icyo utereraho, wabyumvisha ute muri wowe kugira ngo ufate umwanya w'umwanzuro wo kugira icyo ushyiraho? Murakoze. Ubu ni ngewe ubusanzwe nta nubwo nari nivuze izina, nitwa Mukamana Florence, nkaba ndi umumama w'abana 3. Nawe uri umuturanyi w'abo bana? Nanjye ndi umuturanyi wa Munderere Marie. Noneho rero nkimara kumva iki gikorwa mwapanze, nanjye ubundi numvaga kwinjira muri New Vision shop. Narabyumvaga ariko ntarabibona, ariko ukimara kubimbwira nk'umuturanyi, nanjye nagize igikorwa cyo kugira gute cyo kuba umuterankunga nk'abandi. Mu by'ukuri twishimye pe ku buryo mwaje gusura umuturanyi. Wabwira iki uriya washidikanyije ko ibintu bizamugeraho? Namubwira nti igikorwa wakoze
warakoze ni ukuri pe natwe tuzagira dute tuzatera inkunga natwe tuze gufatanya namwe nta kibazo murakoze. Okay, murakoze cyane. Twakakira n'undi twazanye hano waturutse kuri groupe yacu nawe yaza akivuga nanone nubwo yari yivuze vaye hano. Wowe ukimara kubona ku rubuga ati dufite umuntu ufite abana kandi nanone wagize ibyago abura umufasha wamufashaga kandi nanone akafite umwana afite ubana n'ubumuga akaba afite nawe inzozi ze ashaka kugeraho uyu munsi tukifuza uburyo bwo kufatanya kugira ngo dufashe umubyeyi kandi nanone tubaronse icyo gufungura ndetse nkuko twabikoze wenda imbaraga zawe urazibona hehe uyu munsi? Imbaraga zagenda abona ziyongereye ku zindi ko nabikekaga kuko mbibonye ndabona ko abenshi badufashije ni ukuri bakoze bagize urukundo. Okay, murakoze cyane. Twakakira n'undi muntu ari n'undi uko mubireba ntabwo twaje nk'abantu b'urubyiruko twaje n'uhagarariye ababyeyi muri groupe. Hagati aho wowe witwa nde? Angela Mukakayange umumama w'abana bane banzi cyane ku izina rya Mukakayange. Okay, murakoze cyane. Hanyuma se ukimara kumva igikorwa cyo gufasha abavandimwe no kuba twagira icyo dukora kugira ngo imbaraga ziyongere tube twakora igikorwa cyo gufatanya imbaraga kugeza na n'uyu munsi twageze ku muvandimwe twifuza kugeraho bara mama waje uhagarariye uyu munsi urababwira inguki urababwiriye inkuru? Ndababwira inkuru yuko gufasha ari ibintu byiza cyane kandi ndababwira ko umugambi twatekereje kugeraho twawugezeho n'umuhigo twahize tuwuhigiye. Okay cyane. Okay, hagati aho nkuko mubireba tukaba tugeze ngo tukoreshe ibyihuse dukore umuhango watuzanye reka dushigirize ibyo twifatanyije mu mbaraga zacu twese hamwe dufatanya umubyeyi atwerekaho tumushyirira ibyo twamuzaniye nkuko mubireba ntago twaje twenyine twatekereje ko wenda n'urugero uyu munsi hari imbeho twamuzaniye ibijyanye no kuba yakifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi ntago twatekereje icyo twatekereje ko dufite ababyeyi muri groupe yacu bambara bakarimba nk'uyu nguyu turavuga ngo reka tumuzanire nawe ajya arimba nk'abandi ajya yisanga nk'abandi ubu akaba ari ubufatanye bwa New Vision Shop nayo yagizemo uruhare mu kugira ngo gahunda ikomeze. Hagati aho ntabwo ari ibyo byonyine gusa twavuze ngo n'ibindi wenda bizaza izi nizo mbaraga zari zabonetse uyu munsi ariko nka New Vision Shop yagize ibyo ishyiramo kugira ngo New Vision Shop ikomeze kuba iduka rikoko ry'umuryango w'abakiriya ndetse nanone by'umwihariko naho tukaba tuvuga ngo umukiriya ntabwo ari wa wundi wageze ku iduka umukiriya ni wa wundi nanone uzagaruka ku iduka. Hagati aho turagira ngo tumushyikirize ibyo twaje dukora ariko ari benshi babashije gukora iki gikorwa bari hirya no hino dufata n'umwanya wo kubashimira aho bari hose bavuge ngo bakoze cyane kandi ziriya mbaraga aho bakuye Imana ibasubirize izindi kugira ngo ariko mwibuke ko uru rugo izi mbaraga twakoze ariko n'ejo bundi hakenerwa n'izindi ariko Imana buri wese turaza kubasigiraho nimero wowe ushaka gutwerera umuvandimwe utari wabonye akanya wajye ku rugo uyu munsi ariko yabonye gahunda azabona wenda n'undi munsi wo kuvuga ngo reka dutekereze gufasha wa mama wenda hari uko byagenze twashyira nimero uzamuhamagare atuye uzamushyire ku giti cyawe nk'uko twabigenje natwe nk'uko twakoze twihuje tuyigira umuntu umwe kandi twari benshi ariko izi nizo mbaraga zacu aho zari ziherereye. Mwakoze cyane. Hari akazi rero gakomeye kandi kenshi ubwo bakusanyaga ibikoresho ibintu bigiye bitandukanye buri umwe atanga igiceri cy'ijana undi atanga 500 ufite 1000 cyangwa ufite 5, mbese uko imbaraga z'umuntu zingana. Hari akazi gakomeye rero ubwo bagendaga bakusanya ayo mafaranga bakaba twarageze kuri iki gikorwa nka New Vision Japhet and Family tukaba tugeze aho tutanga ibi bintu urabona kuva kuri gaze ukagera ku masafuriya ukagera ku isahani ndetse n'ikiyiko. Wowe utureba ari nijoro ijoro ryiza nawe utureba ari mu gitondo mwaraye neza nawe utureba ari ku manywa umunsi mwiza. Nk'uko mubibona impano zimaze gutangwa nako ntago ari impano ubufasha bumaze gutangwa ku mubyeyi wagize ibyago kandi afite n'umwana ubana n'ubumuga. Nk'uko rero twabikoraga hari muri Guma mu Rugo ndetse hakaba
twari baje kubimenyesha ubuyobozi, twaha umuyobozi wari uhari ijambo akatubwira uko abonye uyu munsi. Kaze umuyobozi. murakoze duha umwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga. Nk'uko nabibwiwe twatangiranye, nitwa Ndori David, nkaba ndi umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kurazo mu kagari ka Kayonza. Ababyeyi umuryango mwasuye ubusanzwe by'umwihariko usanga turi ababyeyi babo, tubareberera umunsi ku munsi. Igikorwa cy'urukundo mwakoze kandi musanzwe murokora ni cyiza. Imana ikomeze kubagurira imbago, muzagere n'ahandi, ndetse intumbe n'abataraza ibikorwa buryo birivugira, n'abataraza bazaza bitewe n'ibyo babona n'ibyo bazumva. Rero turi kumwe n'umuyobozi w'akagari kacu, nawe tumwakire atubwire iri ku mutima. Karibu giti. Mwiriwe neza. Mwakoze cyane, natangira mbashimira ku gikorwa cy'urukundo mwatekereje nka Japhet and Family. Ni igikorwa cyiza cyane, kuba mubasha kureba abaturage bacu bakeneye ubufasha mukabafasha ni byiza cyane. Hari n'abandi dufite bagiye batandukanye, uko tugenda tubona abafatanyabikorwa batandukanye, ni ikintu tugenda dutekerezaho tukabageraho dufatanyije. Navuga ngo mukomerezeho n'ahandi muzagereyo. Ikindi tukabikora bijyanye n'igihe turimo cyo kwirinda icyorezo dufite, ubuze ko kirimo guhitana benshi. Harimo n'ababikora bakabikora ku nyungu zabo, aho umuntu ashobora kugenda akabikora ubuyobozi butabizi. Ibyo ntabwo biba ari byo. Niyo mpamvu tuba tugomba guhuza amakuru kugira n'ubuyobozi tuhagere, dufatikanye turebe ko igikorwa kigenda, hatazazamo abatekamutwe babigenderamo. Navuga mwakoze cyane, Imana isubize aho mwakuye. Ibirori rero nk'uko mubireba uyu munsi tukaba tuwusoreje ahangaha. Njyewe rero umunyamakuru usanzwe nitwa Sirikore Bartolomayo bene Karimuyundi. Wowe witwa nde? Ndagira ngo nkumenyeshe ngo gusabe, niba ubona ibyo dukora ari byiza kandi ukaba ubikunze, kora subscribe ndetse ukore share, nurangiza ushyireho na comment ku kintu ubona twakongera muri uyu muryango cyangwa se twamugira kugira ngo waguke. Okay, murakoze. Nongeye mubwira ko umuryango wacu atari abantu baba mu Rwanda, kuko urubuga turi gukoresha ruduhuza ni WhatsApp. Nawe ubwawe ushobora kwifuza mu buryo bwo kuba waba kuri groupe yacu, turagusigiraho nimero, ubundi uhamagare cyangwa se wemeze, ubundi ujye ku rubuga ujye ubasha kuba wagira nawe uruhare muri izi mbaraga tuba twakoze. Ukabanga turi gufasha ni barumuna bawe, bamwe n'abakazana bawe, abandi n'abakwe bawe. Nayo mpamvu tuba tugira ngo twese hamwe dufatanye, kuko tutazi ejo hacu aho ariho. Soza mbashimira mwe mwese mwakomeje kudukurikirana, mbabwira ngo Imana ibashoboze, kandi naho utagizeho kura Imana iguhe ugabanyeho, dufashe abavandimwe. Nanone babwira babasezere abo twagendanye gukora iki gikorwa cy'urukundo dufatanyije twese hamwe. Turabashimiye cyane, mwakoze kutwakira. Imana ibahe umugisha kandi musigare amahoro. Ibyishimo ni byinshi n'umunezero, n'abatabashije kuhagera twahababereye, kandi n'abatagize icyo batanga ku bw'ubushobozi buke, Imana ibahe. Hagati aho tutaragenda twagira ngo tuganirizeho, ndetse nyir'ubwite uko abibonye twaje, ndetse tumusaba ko yagira ikindi cyifuzo atanga, uwashaka kumufasha icyo yamufasha kindi gitari ibiribwa cyangwa se ikindi kibazo runaka, kuko yamaze kugera mu muryango mugari G&F, Japhet and Family. Murakoze. Banje kubasuhuza. Yego mama. Bashimira ko mwakoze, njye byanandenze
nta kuntu nabona nabivuga gusa imana isubiza aho mwakuye murakoze okay twasohozaho n'uyu mwana petit frère amakuru nose mani ukunda gukina iki mu mikino ukina iby'abana nk'ibihe by'ibitaka ubasha kujya hasi ugakina hari abandi bana bajya baza mugakina nk'abandi babeti bonyine mbega ubasha kwisanzurana nabo igihe cyose mu buzima bwawe ufite iyihe mpano uzi kuririmba hari akarimbo keza ufite uzi ukunda kuririmba nk'akahe inyoni ngaho uririmba twumve inyoni nziza ngwino dukine niwe wanje rero byagupfuramo kuri ayo mababa mama inyoni nziza mama ngwino dukine mama niwe wanje rero byagupfuramo kuri ayo mababa mama akandi se nayindi ujya wumva radiyo ujya wumva hehe ahangaha mu rugo mufite televiziyo se ukunda kubona abantu babyina iyo ubireba nawe ntabwo ubyifuza ubu wasaba iki uriya muntu ugukurikiye umusaba iki uriya muntu ugukurikiye mubwira icyo umusaba musabye iki musabye bombo ikindi cyiza biswi ikindi umugati ikindi njyewe unsabye iki noneho njyewe unsabye iki rindazi ikindi bombo ariko mana urakoze njyewe bombo ngaho ujye kugura bombo yego ugenda ugura ibyo basabye uyu mubyeyi nawe wamusabye iki umugati na bombo yego mama urayibonyereza urakoze kutuganiriza tuzaza gusura n'undi munsi tuzaza ryari ejo sawa petit frère amakuru neza uri garafurero w'umujama witwa nde se Ishimwe Shafi amakuru se ni meza ukunda gukina iki mu buzima bwawe kimodoka mu buzima bwawe mbega muri make ushaka kuzaba umushoferi nizo nzozi zawe uriga mu kangahe mu gatatu ko mana primaire wabaye wa kangahe wa 14 kwawe wabeca imana ubu se ubumva ushaka none ubutakuzaba wa kangahe wa karindwi ubundi butaha ukaba wa kangahe wa gatandatu sawa urakoze natwaga umuganirizo umukobwa nawe yajya wowe witwa nde Shadi usanzwe nzi njyewe cyangwa nkwibwira okay sawa noneho twaje kubasura uyu munsi nyine nkuko mwabibonye hagati aho ntabwo twaje twenyine twaje duhagarariye abandi uriya muntu dukurikiye wamusuhuza wanamushimiye muri make washimiye buri wese wagize uruhare mu kugira ngo tugere hano urakoze cyane mu buzima bwo ukunda gukina iki mu bintu ukunda gukina mu bijyanye n'imikino rero ntabwo njya muri ibyo ngibyo byo gukina cyane none ubwo ukunda iki mu buzima bwawe ukunda kuririmba se basi oya njye nkunda kwiga gusa wiga mu kangahe mu gatandatu narakoze wakoze n'ikizamini ubu wumva uzaba nko kangahe uzatsinda kabisa ushize rero wabaye wa kangahe ubushize rero wabaye wa kangahe wa kane kuri umuhanga bose uwumva ushaka kuzaba nkande mu buzima ushoje kwiga wumva ushaka kuzakora nk'iki umaze kwiga nzaba umucamanza ku ishuri bashobora kuba kurenganya bajya kurenganya ku ishuri ushaka kurenganura abandi mbega barenganya komana muri make ushaka ni nk'ubuvugizi mbega uri umwe natwe rero sibyo hari ikibazo nta kibazo sawa
ariko uri no mujama wanjye hari akantu tutaganiriye jama wanjye uriga wiga mu kangahe se mama nawe wishinja ntacyo wiga muri baby wiga muri baby ubutaha uzajya mu wa mbere wumva ushaka kuzaba iki ushoje nko kwiga amashuri yawe ngende umucuruzi n'urugero hari perezida hari abatwazi b'imodoka umusirikare kunda kurwana ujya urwana se yego cyangwa hoye ujya urwana yego muri make nta muntu wakwitereza byanya byo wamushwanya gusa cyangwa se nuko wenda ushaka kuzagira uruhare nawe mu kurinda abandi komana imana izagufasha kongera ku nzozi urakoze nk'uko mubireba tukaba tumaze kuganira n'abaturanyi twaje gusura bamwe muri bo tubona muri gurupe ndetse n'abandi impamvu z'abaturanyi bose nuko twese turi umuryango twese hamwe tukaba twarabashije kuba twakora urubuga rutuma twese tumva ko ntawe uri kure y'undi ari nayo mpamvu imbaraga zakusanyijwe twebwe tukajya imbere tugahagararira abandi tukageza igikorwa nyirizina aho cyagombaga kujya. Nanone soza ashimira buri wese wagize uruhare kugira ngo ibi byose bigaragare cyangwa se bikomeze, ariko nkubwira ngo ntabwo byagarukiye hano. Ubu ngubu arashaka kuzaba umusirikare ariko akeneye izindi mbaraga zo kuba yaba uwo musirikare, umva abonye support yagera ku nzozi ze. Hari nabo twumvisha bashaka kuzaba ibindi bintu runaka cy'abacamanza bifuza kuzarenganura. Hari igihe azarenganura wowe umwana wawe, cyangwa se hari ikindi kintu runaka wawe ku rugendo akavuga ngo akazi kanjye shinzwe n'aka ngaka ndakajyamo ndagakora, kubera iki yabonye imbaraga zindi zibasha kumugeza kuri izo nzozi ze. Nanone bashimira nk'uko mwabibonye Ciao Japhet and family mu baturage twaba twagezeyo dukora igikorwa cy'urukundo ku bufatanye na New Vision Shop. Murakoze. Ciao cyangwa ngo mwite mama, reka mwite kibirengeye, reka mwite isumba byose, reka mwite nyiribihe. Papa Fresh ngo big man ajya nini? Yo, this is bad man, big man, Papa Fresh. Kutoka wapi? Kutoka Kayonza. Ukora iki? Njyewe usanzwe ndi umukinnyi wa filime, nkaba ndi n'umwanditsi, nkaba ari nanjye wandika amafilime yo muri Japhet and Family TV, nkaba na director. Ni nawe twabonye mu ndoto mbi ubwo cyane ni njyewe. Wakinyemo witonde ajya mu ndoto mbi? Mu ndoto mbi njye namo nitwa Ninja. Twabonyemo wakanditse Papa Fresh OG. Yes. Big man. Uyu nguyu nawe nk'uko mubireba akaba ari umwe mu bakinnyi bakina filime. Tukubwira ngo nawe ufite abana bafite impano ubazane besanzurane n'abandi. Uyu nguyu ashinzwe G&F. Murakoze cyane. Ciao. Cyangwa ngo